ngo umuntu waje kwenda iki hano nahise kandi pazo mutaherokana none se basi nshaka no kuko ntabwo kwita ntabwo kamera se ngende Yesu umva ngiyewe sinshaka kongera kukubona mu maso yanjye imbere yanjye nimero yanjye niba ukinayifite ibisibi ndemera ikosa ariko umva nawe wamunyamanya sinshaka kongera kumva ariko yagusabaga imbabazi ikosa araryemera Nizere ko mumeze fresh sana mu mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino kwizo twongera kubasuhuza no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV aho muherereye hose. Nizere ko byo mugenda mukora mukomeje kugenda muhirwa n'imirimo igiye itandukanye mu mugiye muherereyemo. Leta tugarutse muri stories zitandukanye tugarutse kanera kuri stories zigiye zitandukanye umunsi kumwe n'umujene ariko mbere ko dutangira stories zacu badumutse ko turi kumwe na Body Max kuvuga ko wifuza ko physical fit gutera neza ku rwongero cyangwa kubyongera ugomba kugana Body Max Fitness bakafasha kumera neza cyane bitebye mu nzira cyane bifite sauna andi massage dufite swimming pool abantu bikundiye koga mutuganire twaye izo service mbamabwiye haruguru duherereye mu Giporoso usa n'uwerekeza Ikanombe ugiye muri Top Katayi musigara bugeze kuri Body Max Fitness nawe uskadamagara kuri 0788 umuhungu umeze fresh ya fresh pazo neza ariko je nangiza vibe no wanze no mveme kitaka utangize fresh twagiye di simbabarira cha kunyemerere kutazigera umpobagiza mpora nsabarugira kibyaca zakiremo umugisha ibyo ntunze nabigurisha wagukoraho namurogesha baratubona bakivugisha tihahiyesha kabayesha bihorere gwino twigendere bahora nifitina birirwa bambaza ngo ni gute wanyemera kandi nibera kwibarabara nakoze mu mitana nibwira batanazi ibyo ngiye nkukorera bizatuma ugenda unyirahira oye bivugisha ngo kabaye sha batazi ko ibintu byatuvuna ntago babazi ko bigoye wazana twarazikuye ubundi bigoye gusa bivugisha ngo nkwe ntabyo bazi babazi sha biravunana brother kuri baba bafite habe n'amakeya nta namazi umeze fresh se canvas abana tangira neza nyako vibe fresh kabisa nk'ibisanzwe tangiye umabya nkaguhabya ariko koko biracamo se ni neza kabisa ukana urimo wambarana n'iniga sinzi ngo byaje kurangira gute wamudobo waruhamagaye byaje kurangira communication ikomeje ya niga yo mwariyunze bimeze bite ya nk'ibisanzwe ikintu nkakiriya kujya kirangire biba binagoye ariko abakobwa inshuro nyinshi bwo gushwana kwabo ya uramujama kuba twashwana byo nta n'ikintu bivuze cyane kubera ko tuba duhuzwa n'iki se duhuzwa no guhura tukaba twasangira inzoga iki ariko mu baby we muhuzwa na byinshi baby muhuzwa nuko muganira cyangwa se mukagira n'ibindi bintu bya nyuma yo kuganira mukora sigurumva byari byose abadukurikiye baba babizi umukobwa bari inkingi ya mwamba kumujama niyo mpamvu nyine iyo mubuze ari nibihe byiza mwagiranye urarogereta kabisa urarogereta birababaza kweli bibaho kabisa ni ukwihangana se ariko umuheruka kuvugana sha naba nkubeshye kuva cyagiye nawe ndongera kuvugana nawe umve ko yanamborotse ntabwo muheruka kuvugana nicicamo bakambwira ati reka reka abakobwa bo niba ari abo kuri MTN niba ari abaye aragati nimero sigihaye nabaho akaramboroka neza nkabona n'iki brother ntago duherukana burya ni kuva cyagiye nose ubwo yaniga yakuburishije yatumye ubura umwari uzayimerera gute man nje uretse ko wenda nanabyirengagije ku rundi ruhande gusa iyo mbitekerejeho urumva nishafu n'agahinda nyine ku mutima niyo mpamvu uriya mukoboyi yarampemukiye sana yarampemukiye ariko ku rundi ruhande wenda nawe nabigizemo uruhare ariko kuri we nyine urumva niwe wanshwanishije n'umukunzi kuba ibyo navuze byaramubabaje byamuteye ipfunwe kubera ko nanjye ubu byari byo byose hari igikomere biba byaransigiye ntabwo nubwo muhamagara mfite isoni n'ikimwara ariko ni kwa kundi uvuga ngo kuba umuntu wenda hari ibihe byiza twagiranye ntabwo bizarangirira hariya ari byose nanamuhamagara namusaba imbabazi akanyumva yes ni muri urwo rwego ariko ntabwo mvugana nawe
yaramborotse kabisa. Reka umusaza ubwo nyine birangira umukobwa akuborotse ni mukivugana wa mutipe ariko we muravugana ntabwo birabyashwanisha bajama agira ya mujama we wenda yagerageza kunyandikira kamwe bro babarire ku byo nakoze ariko ibyo ntibikuyeho nyine yuko ntavugana n'umukunzi gusa narutse kubona n'ikiganiro mwagiranye mu minsi yashize iyo kiyatewe ipfunwe nuko navuze biriya haciye aravuga ati dore wa mukobwa ngo yiswe igihararumbo nyine ubwo nanjye nabaye iciro ry'imigani baca umugani mu kinyarwanda ngo injangwe ishaje nywa mu karo nanjye ntabwo nkicarana n'abakoboyi kandi abantu barazi ko ngo uri umuraperi watise umuraperi agira amagambo mwana yumva umwana akagenda bivuga gutyo si cyo kibazo se sha nicyo pfunwe mwana bazi ko abaraperi ari abagengesta badanje birangira umuraperi yumva igipeti ubu nyine nabaye umuraperi nabaye umuraperi w'ubusutwa ariko nyine nanjye narigaye bro nkavuga ati wasubiza ibihe inyuma nyine nanjye nakwitwara kigabo aho nakosheje nahacana umucyo ko nyine tunabyoroshye wenda ibyo ni ikosa wibaraho ariko se wa mutipe wagushyirishije muzongera mwiyunge amujama biragoye man kwiyunga se kwe nje iki cyo kizi imbere nuko nakwiyunga n'uwo nahemukiye nkongera kubona umukunzi twari tumeranye neza nta kosa mushinza nta cyaha afite kuri nge ahubwo nyine ikosa riri kuri nge ngewe nyine wagize gutya nkamuvamo nkavuga ibyo ntagakwiye kuvuga niyo mpamvu n'imbere ya mikoro n'imbere y'abantu bose nigaya ku kintu nakoze nanjye iyo ndebye mbona nta butwari burimo nta butwari burimo kabisa ndigaya gusa naho ari nawe aramutse agize n'amahirwe yo kunkurikirana cyangwa se akambona musabye imbabazi none se biba bigoye ubu ndiho nta mukunzi mfite kandi nari meze neza yatubwiye ko mu mezi 6 mwari mumaranye mwamaze kuryamana mo kabiri byande byabajama mwana wumva umupete gatobote n'undi nakinanye mutegerejemo wapi agari ko bimeze none se kuki baca umugani se ngaho yaciye ntihaca urwango wese uwaguhaye ibihe nk'ibyo byiza wakwifuza ko yibagirana cyangwa se ntimuzongere kuvugana ukundi ntabwo ariko wabyifuza na buriya by'abajama bajya bavuga ngo wenda ngo umukobwa waryamanye n'umuhungu biba birangiriye aho n'umukobwa ariko ntabwo ariko bimeze ahubwo nkeka ko ari nabwo abagukurura kurushaho kuko nyine ariko nawe ujya ubyumva wese n'ujya wumva babivuga cyangwa nta mujyama muravugana udukurikije na za turavuze tuti n'ubundi bamugana abajyama ibintu barabivuga nta mujyama bavuga ati ngewe bafite nishakira gusa ari uko bimeze umugabo yajya amarana n'umugore umwaka bagahita batandukana kuko baba babikora buri gihe ko badashwana se ko banabyarana umwana wa kabiri bagakomezanya hari ibihe byiza baba bagirana nyine umwe muri bo atakwibagirwa cyangwa buri wese atakwibagirwa nawe waba ugize amahirwe yo kongera nyine kubona uriya mukunzi agaruka umukobwa mwiza ndanamushimira n'intwari wenda ariko bro gusa nyine niba ari uburakari ntago mbizi abyibuka mu kiganiro amagambo yavuze ntukama aranshitinga gusa nyine nanjye natekereje nyuma umukobwa muzima avuga ibi nyuma nanjye ntekereje numva uburakari nyine bubaho umuntu ashobora kuvuga ibintu byinshi n'iki kubera ko yarakaye ntago namubaniye ariko wenda twizere ko iminsi ishira indi gataha ushobora kuzabona ko wenda ibyo bitanakwiye ko twahita dushwanishwa n'icyo kintu twongera tugasubirana hari icyizere kabisa ubwo se n'iriya somo wenda si kuri wowe gusa no ku bandi bajama bakora biriya bintu bakagenda babivuga isomo ze riba rihari none se mu by'ukuri niba ndiho nigunze niba mfite igisebe muri rubanda ahantu bakurikirana yawe TV barabibonye barabizi bazi ibyambayeho bazi n'ibyo navuze ubwo urumva mu by'ukuri uretse no kuba wabura umukunzi muri ubwo buryo kuba yarakara akagukatira uretse no kuba abanyarwanda bandi muri rusange ubu nta cyizere mfite ubuse nabwira n'umukobwa wundi none nabwira wabonye ikiganiro ati nshaka ko duhura agashya ahita avuga ati nase wa mukobwa se
uhita aca ku ruhande akavuga ati ibintu byagenze neza ntabwo atera kare ko uzace n'ahandi nsibiye amayira wenda uretse no kuba nawe mukunda ariko ubwo urumva mpita nanatekereza nyuma y'uko nazajya gutereta ahandi umuntu se wanyumvisha uko kuntu atubutse so mumenye ni tubikora nazagenda bivugana no yes yabifata ati yes urumva hari ikibazo ku mpande ebyiri bamwe barwanga utabonye uramwaye no kuzafatisha undi byagorana yes byagorana kandi nubwo bitagorana hari n'inshuti zinzi zanyumvisha ibyo bintu ntabwo nyine urumva mu mibanire y'abantu n'abandi hari akantu gahita kagabanuka yes ntabwo byoroshye mwana abari kurumva nyine ari isomo rikomeye ari ibintu nyine byo kwitondera kugira ngo wenda bizagire wenda n'ikintu bitanga mu isomo gusa njyewe ikintu mba nsaba cyo nkawe urabona ibyo ari byo byose muravugana muhakoranye ikiganiro sinzi wambabariye niba binakunda ugashaka ukuntu wamuvugisha wenda ntanamenye ko mpari bro kuko sinzi niba bimenye yanaza wongera kumubona bwa rimwe ukamuhamagara akaza nkamubona basi nkanamusaba imbabazi ukumbuye ijwi rye nkumbuye kumwumva no kumubona ariko uzi wowe uriya mwana waramubonye mani pazo nta mwana ni sawa cyane niyo mpamvu nongeye kumubona niyo namubwira ati mbabarira rwose kabisa byaba bihagije ariko nkamubona mu maso nkanamusaba imbabazi ahubwo ako kantu wakankorera buriya hari abantu ntihapfa abandi mbere intwari wamuhunguye ko atari njye watumye uba imbwa oya kuba narabaye mbwa byo simbigarukaho ariko nyuma yo kuba imbwa nakongera nkaba umugabo none se burya ikosa ntabwo ari ikosa kuko udakosora ikosa nta nicyo kiba ari ikibazo ariko wenda wumva wakikosora nta kintu byaba bitwaye niyo mpamvu nanjye ubwanjye nongeye kubona amahirwe nyine nanakwisubiraho kandi bigakunda byakunda tunongeye kubona andi mahirwe namusaba imbabazi ntabwo nazongera gukora ikosa nka ririya ariko wenda wa mugani ari ibintu byabayeho kandi undi wese byabaye kandi tutabeshyanye urumva nahanta nibyo yavuze atari ko ubundi ibintu mu maniga bibamo ibintu rwose nta muntu wagutera ibuye oya n'uwari intera ntabwo namugaya wowe iki se atari intera arabikora ariko ntibikwiye bibabera ikimenyetso bibaho urugero ntabwo biba bikwiye kuba ubivuze ibyo ari byo byose menya ko bishobora kumugeraho kandi ubwo uba warangije kumusebya bagaragaje uko ateye abantu baba bamenye ibyo yakoze n'iki ntabwo biba bikwiye riraba ari ibanga niyo mpamvu n'ababikora abakoboye inama nabagira abakoboye mubireke ntabwo ari sawa ariko noneho wenda wowe warabikoze tugiye kumuhamagara mu kanya nimero ndimo ndayinyuzamo ariko ukuntu ubona ukuntu none n'abajyama ngo banikina nikina rwose cyari pete nacyumije kandi nta nabyo oya ahubwo biba byabaye n'ubundi bubwa burenze ariko wenda njye nari navuze ukuri ariko n'ukuri si ngombwa kukuvuga ese uko bimaze iki se niba uko kurimo ibanga rega ikintu kiba kitagomba kujya mu bantu nyine ntabwo kigomba kuvugwa nyine iyo ikintu kibaye ibanga gikomeze kiba ibanga ikintu cyarenze kuba nyiracyo yagisohoye yakitaga ibanga ntabwo kikiri ibanga ubwo cyagiye niba ikintu kikunaniye kukibikira nta banga rikirimo nta banga rikirimo kuko uwo wagihaye se ntafite inshuti nawe yabwe mbese reka umuntu yibaze ngo urumva wenda wowe ikosa uraryemera ko se nk'umujyama wawe wakuvuyemo uriya se wenda izo sitori ushobora no kuzitera n'umuntu ariko se uwo mujyama wawe uzanamo izo sitori we uba wamvuyemo nyine nawe yumve ko kuba wabimubwiye sasa nuko umwizera uzi ko ari inshuti yawe atakuvamo uzi ko ari umuvuga ati ni umuntu wawe reba umuntu wa hafi musangira ukaba ndamuhamagara reka turebe ko yitaba ntarebe urumva mwana ara yes umeze neza se urumva witonze cyane ntabwo ari cyane ni ya ndwara yakomeje gukura oya ntabwo yakoze cyane wari uri ahagana neza wewe uri Gikondo niba se bitakugoye wansanze hano tujya dukorera ibiganiro ntabwo ushaka nko mu gihe kingana iki yaba ari akamoto yagiye n'icuma wo gutangira ntareba sante
Mungu zanshinje ibindi. bro Bana ndabakugereje ubwo nongera ukazana bwawe ntuzandenganye. yawe se Byumvishe. ntombereye umubyeyi se aho Ese ngo unakora kantu shaho. bro ntago wabyoye ariko kaba kanakwiye Kaba gakwiye. maze ubwo kuva kera umuntu wajya kugusabira cyangwa se akaguhuza n'umukunzi no mu muco waramuguriraga urumva byabaga ngombwa ko muhurira kandi ikintu nyine kirimo umukobwa wahujwe n'umuntu n'iki kezamo inzoga mani kagura akantu kura gakwiye Akantu kaba gakwiye ariko burya. nyambaye nshimye ntaranamubona Urumva ari iki cyamatsiko ufise cyo kumubwira se? urumva hari ukuntu twajya duhura ubona afite ubwuzu ndeba akana ko mu jisho umwana azi no gutereka amaso ariko bro byadanje koko ndeba neza ndibaza ubundi mbere yo kumbona wasigaye mbona atasigaye ndeba ate ibyo wenda si ikibazo ahubwo mfite amatsiko yo kumubona mu maso ngamusaba imbabazi yes umusaba Uratekereza se ari bubyakire gute? nge icyifuzo cyane cyangwa uko mbyifuza uko mbishaka numva yakabyakiye neza ariko uko byakira kose nge ndabyakira nese katishimye ko ntavuga ngo ni ikintu namukoreye kimushimishije ngo niyumvishe ko araza nyishimiye nk'uko yanyishimiraga nanyishimira it's okay ariko atananyishimiye nabyakira ariko icyifuzo cyawe nuko nyine wumva yakakubabariye kabisa yambabariye yes ambabariye byanezeza kurushaho byaba byiza ntago nshaka kugaragara ni igice umwizeza uyu uvuga uti ntago byazongera biramutse rwose bikunze aramutse akiremo imiyaga aramutse yongeye agashyiramo imiyaga tugasubirana se bro ko nta kosa na rimwe wenda ikosa mu rukundo niribura ariko ikosa yanshwanisha nawe ntago sinzi niba byazongera ibi ni byo warumpamagariye amakuru se nano kuzusuza abantu mu mwanya uyu se ko ari hano uyu ko ari hano mutuganira none se ibi ni byo warumpamagariye ubwo n'uwango ubundi se wowe waje kwenda iki hano wowe waje kwenda iki hano waje kwenda iki hano nese kandi pazo mutaheruka none se basi nshaka no kuko ntabwo kwita ntabwo ase umuntu mamudaherukanye no kumusoresha iki pazo mu by'ukuri umva tuganire gatoya mani mu by'ukuri wambabare basi nkakuvugisha bwa rimwe mbabarira nongere basi wenda nkukoreho nkuvugishe bwa rimwe ndagusaba please nyemerera ikosa nakoze ntago rizongera ntabwo ushaka kuvugana nawe pazo bimfashemo basi wenda mubwire ikindi ku mutima nyemerera pe ubundi yajyaga kubivuga bwo mu by'ukuri ikosa yakoze ko aryemera wamwumva pazo nukuri pe mbabarira nukuri kw'Imana pazo ntacyo ntakora kubwe ko narakosheje gira hino tuganire gatoya ujya hino tuganire urumva jama ikosa araryemera arikosa kandi ikiganiro akibonye avuga ko n'amaporoti nibura nakuru wamufasha sinshaka umva reka nkubwire sinshaka no kukubona mu maso yanjye kuko ubu ngubu uri no kundya mu maso yanjye ariko ikosa araryemera ngo wakabaye umbwira narakubabariye ariko ntabwo nzakomeza wambabariye mu buhe buryo se narakubabariye ariko ntabwo nzakomeza basi b'iminota 10 tuganire yonyine uri kuntakariza igihe cyanjye assistant nari mwamagaye njya tuganire urumva tipe aremera gusaba imbabazi ajya ngo mwiyunge nyumva mbabarira bwa rimwe nongere nganire nawe basi iminota 10 iraba irahagije oya buretse umuntu w'umugabo wibona apfukamye kwera agusaba imbabazi aramfukamira se ngende Yesu umva njyewe sinshaka kongera kukubona mu maso yanjye imbere yanjye nimero yanjye niba ukinayifite uyisibe ndemera ikosa ariko umva nawe wamunyamwanya ariko wamwumvise yabikoze yabitekereje ntabwo ari ibintu yakoze yahutse ariko aremera nawe ko bidakwiye nashaka byemere kandi aremera ko bidakwiye wambwiye ko ari ibingibi mama ntabwo nari kuzi kuva ubu ngubu rero ntuzongere kumuhamagara ngo ariko se umva sister umva ko nemeza umusa bisubira bigenda rwose ngiye ko nari ngerageje akazi kanjye nari nkakoze ese kuri upfukamye bikarangira byanze niba kirakaye nyine ariko
komeje nyine kuba ingorabahizi ariko mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye ubibonye se uko bigenze nagomba kubyakira ngewe ibyanjye nari mbikoze numvaga ntako nagize bro ntako utarugize ariko birangiye byanze n'undi wapfukamye bibe by'ubusa ntako utarugize gusa urakoze mbonye ko nyine ubwo ni nabwo mba mbona uburemere bw'ikosa ikosa riraremereye ntabwo bizongera kugeza andi mahirwe yo kuba naza kugira urundi rukundo ntabwo nazongera gukora ikosa ryavamo kuba nashwana n'umuntu yagukundaga mwana ku buryo unapfukama wemera n'ikosa kandi sinzi buriya nyine ashobora kuba yararemerewe bitewe n'ukuntu nagiye numva ibiganiro bye ukuntu asigaye ari inkuru nyamukuru umuntu uza muri karitsiye kandi itari nziza wasanga nabyo bimutera uburakari ariko wenda nyuma y'igihe runaka azanyumva sinzi ariko njye nifuza ko yanyumva ubwo natananyumva njye nzagerageza uko nshoboye ko duhura musaba imbabazi niba nzongera guhura nawe ubwo niko bizagenda byanga n'ibinanga nyine ntako nzaba ntagize Wani bibaye nani muhamagaye nako nagize urumva urapfukamye usaba imbabazi biranga rero sinzi nta kintu nagufasha ngiye pazo nyine wowe byari byo byose kuva ibintu ubimenye ngira inama ya buri munsi kandi ugomba kumbera umuvandimwe kugeza binarangiye wowe ikintu nagusaba ni iki ngiki ari umumpamagariye ariko uko bigenze urabibonye wenda waragufata mumpamagarire ubundi bwa rimwe ese mwana umuntu ugukatiye turi kumwe kuri telefone biramarike mumpamagarire wenda umumpe tuvugane niyo yaba ari umunota umwe ariko mvugane nawe basi wenda ashobora kunyemerera nta kibazo reka tumuhamagare ngombwa nayo yose nayigirana halo ese utako se kuba ugiye urakaye nari nkuhamagaye ngo ariko mugira ngo umuvandimwe ujya ngo umuvandimwe nibura agira umunezero ariko yagusabaga imbabazi ikosa araryemera ikosa ariko araryemera ese wamuvugishije byonyine ariko wareka uburakari umuntu arimo asaba imbabazi birangira nta nkubya ahubwo nanjye musa yo pazo nkomeze kuhazaharira nyine bro reka nkwereke reka dusoze n'ikiganiro cyacu bro nta kundi nyine nta gisubizo tugerageze ubutaha turebe ko byakunda urumva igihe naringize iyo umuntu avuga ati ahubwo nawe ndakubwira ko umubiri cyafite umujinya wenda umuntu yazamuvugisha umujinya wagize ute washize nta kundi tu bro wakoze cyane mane kutuganiriza nubwo bitagenze neza ariko ntabwo aribyo tuba twifuza tuba tugira ngo niyo umuntu dukora ikiganiro agenda anezerewe ariko niba atari ko bigenze nta kundi ni ukwihangana bibaho tu wakoze cyane kurikirana yawe TV mukomeza kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi amahoro y'Imana abane nawe